amajwi y'inyamaswa akaririmba muri ubwo bwoko. Birumvikana birahita bitugara kuri ya style ati ni wagafata mu Rwanda udafite style yawe ujemo kuri entertainment. Ibyo yarabikoze ashimisha abastari ndetse na bamwe mu bantu b'ingeri zose, hafi no gushimisha abakuru b'ibihugu. Dore imbogo cyangwa se vava kuri ubu ngubu icyo twamusabira ku Mana, Imana imuhe iruhuko ridashira. Yavuzweho na benshi ndetse ibinyamakuru byanditse ibivuga biravuga, kubera ko n'uw'agaciro cyane mu gihugu cy'u Rwanda twamukundaga, gusa mu gihe bidakunze nta kundi nyine Imana imuhe iruhuko ridashira. Byavuzwe ndetse n'icyateye urupfu rw'uyu mukobwa Dore imbogo, akaba umuhanzi ndetse akaba n'umukomediye, cyane ko yagiye agaragara ahantu henshi kandi hatwika koko. Abantu benshi bifuza kuhagera kandi babuze n'amahitire yo kuba bahaca byonyine cyangwa babone umuntu uri gukora ikiganiro ukora kuri YouTube channel. Byose byaranze, ariko uyu mukobwa yacanye umucyo kubera guseta cyane. Amagambo ye no yatumye tumukunda, ibikorwa bye no kutiyemera cyane nibyo byatumye tumukunda, kubera ko kuba umusitari biragoranye. Abenshi bamuvuzeho ndetse n'icyateye urupfu rwe, gusa aka kanya niko keza ko kugira ngo wumve ibi bintu, kuko ni ingenzi cyane kuba wabyumva. Dore imbogo cyangwa se vava ko yamaze kwitaba Imana ndetse n'icyateye urupfu rwe. Reka tubigarukeho mu kanya gato, ngusaba akantu gato. Aho uherereye hose, waba uri mu Burayi cyangwa se muri Amerika, muri Kenya cyangwa se mu Rwanda, muri Uganda cyangwa muri Congo, subscribe ni ingenzi cyane. Naho ngaho ukamenyetso k'umutwe iburyo bwawe, twigane kuri uyu mukobwa wamaze kuba yakitaba Imana ndetse n'icyateye urupfu rwe. Ubundi wamaze gushyira itafari ryawe ahangaha, subscribe ni ingenzi cyane. Igitekerezo cyandaza kuba nyisoma gatanu ku kandi. Mu gihe wamaze gukora subscribe, ukore naho ngaho ku kamenyetso kakazogera, kugira ngo mu gihe tugisora inkuru ubashe kuyibona mu bambere. Kuko ni ingenzi cyane kuba warahisemo Inashyo TV show. N'ubundi wahisemo neza, kuko inkuru n'ibiganiro byiza bicanga ku Inashyo TV show uzajya ubibonera mu bambere kandi ukayibonera ku gihe. Reka nawe ngusaba kandi kantu usanzwe udukurikira kandi ukaba utarakora subscribe, nawe ndagira ngo uyikore aka kanya kugira ngo turushe kubana ndetse mu nguni ibiganiro byiza bicanga n'ubundi ku Inashyo TV show. Gusa uyu ni umwanya mwiza wo kuganira kuri Dore imbogo, kubera ko n'ubundi ubuzima bwe busanga bwarangiye. Tunashishikariza umuryango we kwihangana, kubera ko niyo gahunda yonyine mwisigaye. Tujye kurebera hamwe icyateye urupfu rwa Dore imbogo, ndetse rwose n'impamvu uyu nguyu Dore imbogo yitabye Imana, cyane ko bari barabimuhanuriye ko azakenyuka cyangwa se kazapfa vuba. Ni nayo mpamvu rero ibi byose ariyo mpamvu tugarutse aha, kugira ngo twumve byinshi ndetse turebere hamwe ibyavuzwe ku buhanuzi yahanuriwe ndetse akabusuzugura, ariko bikaba bisa nkaho bigize akamaro cyangwa se bikajya mu bikorwa. Cyane ko byavuzwe ko yabwiye amagambo mabi uwaba warateye ubwo buhanuzi cyangwa se waba warabivuze. Byinshi rero niba wamaze gukora subscribe, reka ngubwire ngo ngwereye ikaze wowe n'udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, ukaba uri w'agaciro cyane. By'umwihariko wamaze no gukora aho ngaho ukazogera, kugira ngo tujye turushaho kubana ndetse mu nguni ibiganiro byiza bicanga n'ubundi ku Inashyo TV show. Uri w'agaciro cyane, ikaze. Njye mugiye kubana Dumungu wa Cyabusiku, ikaze. Dore imbogo cyangwa se vava yakunzwe na benshi, turamwishyira mu mitima yacu kugeza ubwo n'ubundi atangiye kudushyiramo tuzigo tw'indirimbo, bihereye ku ndirimbo ye bita Dore imbogo n'izindi nyinshi nka Dore inuma. Ati ntabwo nkurikirana inuma. Asubiramo uturimbo twa Bruce Melody mu ijwi risa nk'irisakeje cyane, asa nk'ujugumba. Ari nabyo byatugoye abantu benshi. Ati indirimbo ziragwira, ariko singiye nubwo utayumva wayumvira iki? Gusetsa. Umukobwa ufite umwihariko wo gusetsa, akivuga ijambo ugahita wumva ko rwose amagambo ye asa nk'usetsa cyane, ugahita umukurikirana ibyo ari kuvuga byose. Kuri ubu ngubu utagihumeka umwuka w'abazima, amaze kuba n'ubundi yagwa mu bitaro by'iwabo, nk'uko byemejwe na mama we. Agira uti umukobwa wanjye yarageze ku rwego rwiza rwo gutera imbere, ariko inshuti ze zitamwifuriza amahoro zamuroze. Ikindi yaratakambye mwanga kumwumva. Abanyarwanda mukunda abapfu kuruta abazima. Yarababwiye nini mubona nagarutse i Kigali ndarwaye ndarembye, amafaranga yose yanshizeho kandi ndi mu bitaro, buri kimwe cyose kirahenze, nta kintu na kimwe ndi kubona. Ubukene bumaze kungeraho kubera ko maze kwivuza amafaranga atari makeya. Banga kumwumva. Aragira uti rero nimubona nagarutse i Kigali kubera ko nabakunze kandi namwe mukankunda, uwo nagiriye nabi azambabarire, sinjye. Ikindi ndamukunda cyane, uwo wumva ko namugiriye nabi yumve ko mukunda.
urukundo rwanjye naho rwagiye, ndamukunda cyane, bityo rero azambabarire, ndetse n'undi nawe rwose wumva ko namuhemukiye azambwire mwishyure mbere yuko nkiri muzima, kuko ubuzima bwanjye iherezo ryabwo ndimo ndaribona imbere zanjye, ngiye gupfa. Ni nkaho yasanye nkaho asezera abantu, ariko abantu kubera kudashima ndetse no gushaka views batangira gukoresha ayo magambo avuga ko dore imbogo atadwaye, kavuga ko ari prank y'abanyamakuru bari barateguye. Ese wajya mu bitaro wakora prank imeze kuriya? Urupfu rubaho. Dore imbogo rero nguko uko yaje kuba yakitaba Imana. Ubwo yari ari mu bitaro byahise byemezwa ko yari yararozwe, ndetse byemejwe n'umuryango we, by'umwihariko mama we, cyane ko amukunda cyane. Nyuma yo kwitaba Imana rero abanyamakuru bahise bafata inzira berekeza kwa dore imbogo, bajya kureba koko niba ibyo bintu ari byo imaze kuba byaba confirm cyangwa se amaze kubikonfirma. Ubundi nguru iti bakimamo ko dore imbogo ubuzima bwe cyangwa se icyo yarashinzwe ku isi gisa nk'icyarangiye cyane, ko ibyishimo bye n'ibyo yakoze byose yakoze uko ashoboye agashimisha abanyarwanda mu turimbo twinshi twatumye tumukunda. Dore imbogo dore imvubu, indirimbo ya Bruce Melody ngo huhu, asa nk'uvuga n'ubundi mu nyamaswa z'inkoko cyangwa se mu nyamaswa zigitandukanye. Abanyamakuru bakamubaza ati uri isugi? Ati wakoresheje irebanga kugira imyaka 30 ukiri isugi? Abasubiza agira uti ati biragoranye cyane kubabona umusore ugukunda ufite ibi cyangwa se uvuye guhinga wambaye bote ndetse n'ibyenda, ukabona umusore ukugirira peti. Iryo ni ryo banga nambaraga nawe buri kimwe cyose nkagikora mbishaka, ariko nanone atari ko mfite ubushobozi, ariko ubu ndakeye. Ati ubu ngubu birashoboka ko naba ndi isugi, ariko nawe birashoboka ko naba nariyo, kandi si ngombwa ko naza ku mbuga nkoranyambaga mvuge ko nari isugi, kuko nta kintu byakungura abanyarwanda. Ati mujye muza tuvuge ibifitiye abanyarwanda akamaro. Umusitari dore imbogo amaze kwitaba Imana yavuzweho n'abatari bakeya, cyane ko byatunguye abantu benshi. Dr Nsabi ndetse na Kiramani ubwo bari mu kiganiro nijoro kwa Irene baganiriye kuri iyi nkuru ko dore imbogo yamaze kwitaba Imana, cyane ko byatunguye abantu benshi. Kibyo rero biri kuvugwa, dore imbogo bikuvuga ko yapfuye arozwe, kandi mu kumuroga kwe ari byo byamuviriyemo gupfa. Gusa yarasezeye, yabwiye buri umwe wese bafitanye ikibazo ko nibidakunda ko agaruka n'ubundi ko azamubabarira, kubera ko ibyo yakoze mu Rwanda bitigeze bisubira inyuma, kandi urukundo yaduhaye ntirwigeze narwo rusubira inyuma, kandi natwe tuzahore tumukunda ndetse n'ibikorwa bye bihore mu mitima yacu, kubera ko uyu nguyu ni umusirikare yakoze uko ashoboye, akoresha igihe cye. Ari nayo mpamvu umuhanuzi wa muhanuro yagize uti ati igihe cyawe ndabona ari gitoya, uri hafi kuba wakitaba Imana. Aramuseka aragira uti aturasetsa, ndabizi nzapfa ariko igihe cyanjye ntabwo kiragera. Ubwo rero mu gihe igihe cyanjye kitaragera ndacyategereje. Urukundo nabakunze muzarunkunde, njye nta kindi nimara kugura inka zanjye nk'eshanu nimpfa nta kibazo. Ngayo amagambo yavuva cyangwa se dore imbogo yavuze mbere yuko apfa asezera. N'ubundi yaragize uti nk'uko nabigusubiriyemo, nubona nagarutse i Kigali uzansezerere buri umwe wese nakunze cyangwa se wankunze. Ikindi nihanganishije abasore dukundana cyangwa se umusore dukundana nawe anyihanganire, kuko ninagaruka i Kigali nzaba namaze kwitaba Imana muzamerekeze neza, kubera ko byamaze kwemezwa neza ko yarozwe. Nguko rero dore imbogo kuri ubu utagihumeka umwuka w'abazima. Amagambo yasize avuze ndetse n'icyamwishe nuko yarozwe, buri kimwe cyose n'ubundi ntandi ushobora kugisanga usibye ahangaha n'ubundi ku Ntashyo TV show. Urakora subscribe aho ngaho akamenyetso k'umutuku iburyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sabo, kugira ngo tujye turushaho kuba ndetse mu nguni ibiganiro byiza bigenda bicanga n'ubundi ku Ntashyo TV show. Wahisemo neza rero wewe wemeye kubana natwe aka kanya, ndetse ukaba uzajya gukurikirana ibiganiro byacu. Subscribe ni ingenzi cyane, aho ngaho akamenyetso k'umutuku handitse sabo cyangwa se subscribe, kugira ngo ciao ciao. Njye mwabanaga ndi umungu wa Cyabusiko, bihe byiza.